Shalom shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza twizere ko muri amahoro twe na amahoro ni azitatu amahoro amagara meza amafaranga civugo c'umwaka reka ntangire mvuga ngo Happy Women's Day kuba mama bose umunsi mwiza mukuru w'abamama kwisi abamama bari muri Afrika bari Europe abari Etats-Unis abari Australia cyane cyane abari iwacu mu Minembwe muri gakondo turabaramukije twizere ko muri amahoro nabo turi kumwe hano imbere yacu na amahoro ibujumbura twakoze umunsi mukuru w'abamama nivuga ngo twakoze umunsi mukuru ntimugire naje nabaye umumama ariko kubera ko korana nabo kandi ari abavyeyi bacu ubwo twari turi kumwe muri ceremony muri kubona image ziri gucamo zabo twari kumwe nabo muri ceremony turi kumwe n'umwe mu bayoboye abamama hano ibujumbura abamama b'abanyamurenge reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Tubanze tukwifuriza umunsi mwiza mukuru w'abamama. Urakoze cyane. Murakoze ko twifuriza umunsi mwiza. Nabo mwari kumwe bose. Yego. Ndibaza ko ari amahoro. N'amahoro. Personnellement le 8 mars ivuze iki kuri wewe? Le 8 mars ni umunsi navuga ngo ugarurira agateka umugore ku isi yose. Uyu munsi wabayeho kubera yuko abagore bari barakandamijwe cyane. Mu buryo abagore bajya mu mirimo bari kumwe n'abagabo cyangwa abakobwa n'abahungu abagabo bakagira salaire nini abagore bakagira salaire ntoya bimaze kugera nyine aho bibabaza imitima y'abantu abagore barahagurutse baravuga ati tugomba kugwanira uburenganzira bwacu kuko ibyo umugabo akora ndabikora titubone ukundi wobo busumbane bw'iki bw'imishahara icyo gihe rero baratangira hari mu 1910 baratangira uyu munsi bagahura ibiganiro biraba kugeza bemewe uyu munsi barawemererwa ku isi kugira ngo baza bawizihiza k'abagore mu by'ukuri bafite uburenganzira kuri byose ego ku munsi mukuru nk'uyu murahura haba abamama muri rusange n'abamama b'abanyamurengekazi guhura kwanyu bibungura iki kuri uyu munsi? Kuri uyu munsi nk'abanyamurengekazi cyatumye duhura cyane nuko uyu munsi twese uratureba kandi uyu munsi uduha amahirwe yo guhura no kubasha kuganira hari ibyo tugomba kuganiraho tuba dutatanye turi hirya no hino kuko munsi twese turi Bujumbura ntabwo tuba turi ahantu hamwe ariko uyu munsi uraduhuza tukaganira navuga ngo ku mateme atandukanye tukabasha kuhugurana tukabasha gufashanya kugira ngo umugore abashe kumenya agaciro kiwe amenye n'uburenganzira bwiwe kugira ngo yumve ko ashoboye nawe atari wa mugore gusa utashobora kugira icyo akora mu buzima bwiwe. Kuri societe rusange ho kumva guhura kwanyu kuza gufasha iki societe haba guhera mu banyamurenge ndetse no ku societe rusange? Muri societe taterambere ryobaho gusa ry'abagabo abagabo kugira ngo habe mbese navuga ngo development durable cyangwa se iterambere rirambye hagomba kuba ubufatanye bw'umugabo n'umugore rero hari igihe twega abagore twumva ko tudashobora kugira icyo tugira tu contribute cyangwa dufasha kugira ngo abagabo nibaza twese tugafatanya dushobore gutera imbere cyane rero hari ukuntu abantu na societe bawumva ngo abagabo bakumva ngo abagore ntibashoboye ariko twebwe muri societe batwumva ko umuntu wese afite icyo ashoboye kandi icyo ufite ushoboye undi ntabwo ishoboye umuntu wenyine navuga ngo ni particularité ku muntu hari icyo nshoboye wowe udashoboye hari icyo ushoboye njyewe ndashoboye ariko icyo ushoboye nanjye kagishobora iyo duhuye hamwe gishobora kuba gutera mbese abantu ko batera imbere bigatuma abantu batera imbere bigatuma ibihugu bitera imbere bigatuma imiryango itera imbere bigatuma n'amayiglize atera imbere iyo abagore bateye imbere n'abagabo bagatera imbere bakuzuzanya hari ikintu gikomeye bashikaho gusumba abagabo bonyine bakoze abagore bagasigara rero muri societe tugomba kuzuzanya kugira ngo tubashe kugera ku iterambere rirambye. Yego noneho kubera ko turi mu banyamurenge uribaza ko ari uruhe ruhare rw'umunyamurenge kazi ubwo nivuga umunyamurenge kazi harimo umumama n'umukobwa uribaza ko ari uruhe ruhare rw'umunyamurenge kazi en general haba ku bwoko bwacu ndetse no muri societe yacu? hari uruhare runini cyane rw'umugore w'umunyamurengekazi nk'ibihe twaciyemo mu by'ukuri navuga ngo n'abagore bafashe iya mbere kugira ngo babashe gukora abagabo bonyine ntibashobora gufasha cyangwa
kumvisa ko hari icyo bagomba gukora badafatikanyije n'abagore. Iyo umugore yumvise ikintu ashobora kucyumvisa abantu 10, ariko umugabo ashobora kumva ikintu akacyumvisa abantu 2. Bivuga ngo abagore bari très influente muri société, ni ukuvuga ngo abagore bahagurutse mu banyamurenge kuko tubizi dushobora gukora ibintu bikomeye hamwe n'abagabo, ariko twese twabangiye kumva ko natwe hari icyo twakora. Mbese contribution y'umugore w'umunyamurengekazi yuzuzanyije n'umugabo bagera ku kintu cyiza kandi kinini. Lewi Mars niho umugore yahawe agaciro cyangwa se niho yongerejwe agaciro n'ubundi yari asanzwe agafite. Ese mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge naho uremeza ko koko iryo jambo bararihawe? Ese niba bararihawe urabona kuri uyu munsi bafatwa gute muri societe yacu? Ndashaka kuvuga ko ntabwo ari muri societe y'abanyamurenge gusa community ntibarahabwa agaciro kose, parce que ugiye no kureba mu maguverinema yose baravuga ngo abagore ni 30%, ni ukuvuga ngo 70 zose ni iz'abagabo. Bivuga ngo abagore turacyafite urugendo kugira ngo tubashe kugera nibura kuri 50%. Rero igihe tukiri kuri 30 navuga ngo abanyamurenge sinzi sinamenya kwestima ngo mvuge ngo ni pourcentage runaka, ariko turacyari inyuma cyane kuko ni societe twabayeho cyane ari abagabo bakora byose, ari abagabo biga, ari abagabo bakora, ari abagabo bumva ko aribo bashaka gukora ibintu binini. Ariko iyo duhuruku byotuma abanyamurengekazi nawe yumva ko ari capable, yumva ko ashoboye, yumva ko ashobora kunganira umugabo wiwe kugira abashobore gukora kugera ku rugero rukwiye. Rero nkatwe abanyamurengekazi mu by'ukuri biratangiye kumvikana neza kuko hariho domaine zimwe na zimwe zitangiye kumvikana, naho umukobwa ashobora kwihitira nk'umugabo ashaka, afite duro yo kuvuga ngo uriya simushaka, ariko uyu niwe nazanye nashimye. Icyo nacyo nipa. Ikindi cyongeyeho iki gihe tugeze ngo navuga ngo hamaze kuba pourcentage runaka, umugabo asigaye abwira abana b'abakobwa n'abahungu bose bakiga. Iyo nacyo nagishimira Imana kuko ari ikintu cyahindutse, kuko igihe cyacu twebwe mu by'ukuri twarigaga warangiza secondaire musaza wakaja kuri university we bakabona kugomba gushaka. Rero bene ibyo bintu ko biragenda bigabanuka kubera iki? Kubera nyine ubona ko hari ikintu abantu batangiye kumva no gusobanukirwa ko yumva ko abana bose ari abana, yumva ko n'umugore icyo yakora, yumva ko n'umwana w'umukobwa hari icyo ashobora gukora. Ariko nubwo uvuze ku gihe cyane, ariko abantu bamenye kuri umurongozi w'itore kandi uri umumama. Yego. Numva ko ahubwo byatangiye kera. Iyo biza gutangira kera mba narize university. Kuko narayishakaga. Nashaka kwiga university kuko ni kubwa amahirwe nagize umugisha. Namenye ko natsinze diplome d'etat deja nakoze mariage muri uko kwezi. Ubase sinari ngifite amahirwe yo kwiga university. Ariko rero iyo mba umuhungu baba barabanje bagategereza nibura n'amaresultat ya examen d'etat yamara kuza zansanze maze 3 semaines nkoze mariage. Bivuga ngo iyo biza gusa inkuba ndi umuhungu icyo gihe banaragiye Kinshasa, banaragiye Lubumbashi, banaragiye, ariko ubwo rero nyine narize menshi. Nari gitanga umve nawe. Ari secondaire. Ariko ubu ngubu ni ukuri umukobwa yakwinanirwa. Afite amahirwe yose yo kwiga, ayakunze yakwiga keretse atabishaka. Ibyo rero turabona ko ni intambwe ikomeye cyane, navuga ngo hari kirimo gihinduka ku mugore w'umunyamurengekazi n'umukobwa. Courage kandi. Merci. Ubundi kandi bihuriye kubera ko jewe byantangaje. Najeje ku intervenant nk'umunyamakuru shike numve ibyo wigishije ku munsi mukuru wa mama watanze inyigisho zo gukunda igihugu. Bihuriye. Ni ukuvuga ngo iterambere ry'umugore si muri domaine imwe. Iyo tuvuga iterambere mu madomene yose, hari domaine zo gukunda igihugu, hari domaine zo gukora, hari domaine zo kurera abana, hari domaine zo kubana z'umubanire mwiza mu ngo, zo kubaga ingo, hari domaine zo gushaka nyine ubuzima bwose buzenguruka ku mwana w'umuntu. Bivuga ngo na environnement bayivuzeho nuko peut-être waje nyuma no kwingene tugomba kubungabunga ibidukikije. Oui. Bivuga ngo abafaransa baravuze ngo iyo wigishije umugore uba wigishije ihanga. Aba bagore bagomba kumenya gukunda igihugu. Ntubona ko ari benshi bagikunze bofasha abagabo kugira ngo tubashe kugira icyo twakora. Niyo mpamvu twavuze hejuru yo gukunda igihugu, nabo bagomba kubona ko bibareba kuko turuzuzanya. Umugore n'umufasha,
ni ukuvuga ngo ufasha umugabo ibyo adashoboye ariko hari n'ibindi umwunganira kugira ngo byuzure 100%. Urumva abagabo bonyine so bagomba gukunda igihugu, natwe tugomba kumva ko bitureba. Niba mara kugira ishaka ryo kumva ko nabo bibareba, ntabwo abagabo aribo abagore bazajya bakora batarinze kubwirwa. Aho rero ni dushaka kugira ngo abagore bakunde igihugu cyane, bagitekereze cyane. Ikindi cyongeyeho nibo barera abana. Iyo tuvuga gukunda igihugu turavuga cyane nk'abantu baje mu mahanga, hari igihe nyine bagenda abana bakibagirwa ururimi rw'iwabo. Agomba kumenya no mu mahanga ko akamenya identite yiwe. Iyo amenya identite yiwe tagomba kuyibagirwa. Iyo atayibagiwe aba arimo yubaka igihugu, kandi cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko akunda igihugu. Yobora mukantakijemo ariko umwana akazakiremo paske afite histoire y'ingena amateka bamubwiye. Rero niyo mpamvu mu byo dukora byose tugomba gukunda igihugu, nubwo tuba turi mu mahanga, nubwo turi hirya no hino, hari umubyeyi watubyaye ari cyo gihugu cyacu. Dusoza urashaka kugira inama abakobwa cyangwa se abamama b'abanyamurengekazi n'abamama muri rusange isi yose bumva ikinyamurenge, ubwo ndavuga n'abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge. Murakoze cyane. Ndashaka kubwira abantu bose bumva ururimi mvuga, ndashaka kubabwira abamama bose, abakobwa bose, nta terambere rishobora kubaho tudafatikanije n'abagabo. Kandi tugomba kumenya ko capacité intellectuelle y'umugabo n'umugore arayifite. Bidusaba kugira gute guhindura ibitekerereze n'imyumvire, ukumva ko nawe hari icyo wakora. Iyo umaze kumva ko hari icyo wakora, ukora uburyo bwose kugira ngo ugishikeho. Iyo ugishitseho rero uba urimo udevelopa igihugu cyawe, udevelopa umuryango wawe, udevelopa mbese n'aho uba ndetse n'itorero. Rero nk'abampamagara abadamu bose aho bari, tudahagurutse nta terambere ryobaho. Abagore tudahagurutse mumenye ko na statistique ku isi ari twebwe benshi, ibyo ari byo byose nimba muri benshi twakora byinshi kandi byiza tubashije kumva, kandi tukabasha gushyira mu bikorwa ibyo batwigisha, kandi tukamenya ko natwe dushoboye twakwiga tukarangiza tukaba docteur, kandi dushobora guhindura amateka y'ubuzima. Ibyo byose natwe biturimo. Rero ndababwira abadamu bankurikira, murashoboye, nimuhaguruke, mukunde iwanyu, mukunde imiryango yanyu. Gukunda umuryango ni ukuwukorera, gukunda igihugu ni ukugikorera, kwikunda ni ukwikorera kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima bwawe.